Singomeza guterana amagambo nawe. Banza wumve icyo naguhamagariye. Ngomvugana guteza amatwi. Hari umukobwa ugiye kuzanga umuryoshya ryoshye. Uramukumubwiye bwa bugambo bwawe. Ngubu wambwiraga. Ndagukubita man. None ndakuraza hanze. Uragira ngo mubwire iki? Umubwire yuko ndi manager w'ama company arenze inaha muri aka gace. Narora ruganda rurwanjye. Urumva? Wabuze na desa. Tubafashe iki? Ubundi wanyu barakureze. Ubungubu yukuramo ibirahure ubundi nibwo nta nibirimo. Ubungubu usubu bimenye. Nese ko nabirimo nayo gukuramo ibihe wa mwana. Nyine yaba birimo ubungubu usubu bimenye. Yego komana ko numufite itiku. Ndagushinyitse. Ahubwo asoze ko ari we mukobwa wa mbere akunze. Umva abakobwa bageze muri 7 bamaze kumukatira. Ubwo we nta nubwo wari ubizi. Wa mwana waretse kunukira sheri. Mutukira sheri. Ubwo ni mugoro yaraje kudodesha ikariso. Shiri hari ahantu tuvese wabonye gute? Umva hari heza cyane. Hari akayagare. Umva biriya none bira nibyo nkweretse no hari nibindi ngufitiye. Nibyo? Bakomana. Nyine mfite company ikora amatelefone amagare. Nyine umva ndi umuyobozi w'ahantu hose nyine agiye yarenze. Urabona iranzu yanjye wabonye ko nayikoze. Iranzu narayitondeye. Mfite n'indi nyine hari ahirya ndi kugenda nkura gake mvuga ati ariko nawe mufite surprise nyine ya danje ubwo shiri waje kunsura nimugoroba. Nese sheri waretse nkazaze ejo uko bwije. Ahubwo nagize n'Imana nsangana kana kawe kadahari rumva kuko. Oya kana ntagahari. Oya waza nimugoroba nta kibazo. Nese kana kawe utwara iki? Oya nawe reka nzaze ejo nibyo byiza. Ntamara waza nimugoroba ngakwereka n'ibindi byinshi. Kagiye no kwiga wenda. Oya nte nimugoroba aba yatembera n'abandi bana yagiye kureba amafilimi nyine mu masare nawe urabibona. Muri iki gihe abana siga birebera movie nyine kujya baruhuke mu mutwe avuye mu masomo. Aya rwose nzaze ejo. Okay sheri nta kibazo ariko sheri mufite surprise. Cyakukura nyine mufitiye twadukweto nyine duciye bugufi niba barirene. Twaje? Umva mufitiye n'ikibanza kinini nyine nawe urabona ikibanza nyine kunaba ari kinini atari karagato nyine kajyamo shambure. Noneho ngiye nshaka ari nzagutuzamo neza bikaba nk'ubwami bwawe nyine. Gukoma sheri umva ndumva misengera amatsiko muri ngewe. Hoya wowe tuza urumva nizere kunyijeje kejo uzaza urumva wa mwana none nanyi leta mubwira ajye kurama muvi nimba ari butinya. Ejo nzaza ahubwo se nzaza sangaye. We wakaje nk'izo sana kubwiye. Ahubwo se sheri kubona amaze gukura ubungubu ntago wanzana wenda tukabana nkagufasha kurera umwana mukaza aho ngaho nyine ibyo uri gukora nkagufasha. Sheri kubwihuse. Oya nyine urumva ntago nihuse. Nese urabona namaze gukura. Uziko nk'umwana ari gukura nyine ura mwana wanjye nawe ari gukura kuba mukuru nyine. Ziwamurera gute? Ubwo wakambwiye ngo ukaza tukabana ukazikirirwa nyine utembera ubwami bwawe nakubakiye kiri gutarasa mu mazu imodoka ugendamo. Ariko nyine sheri weba witonze nyine dukomeze ngende nkwereka n'ibindi bintu byinshi. Ntago twete dushaka utarabona n'ibindi bikorwa bigiye bitandukanye. Ubwo wakaje ukambwira nyine ukazaza umfasha gukora ikiyede. Numva uvuze ngo ngiki? Ndi kuba ukaza ukaba manager nyine kwa ku chantier mafite abakozi benshi wowe ukaba manager w'abayede. Nari ngize ngo ni ibindi uvuze. Mbafite abakozi benshi ubwo tuba manager none w'abayede ukazaza bakontorora abadakora nyine ukabigisha ko bakora akazi. Ako nyine tunabana. Ako sheri urahambira kuza kubana uraba hehe? Oya nako nyine mfite akazi kenshi nyine mu kazi ariko nyine sinzi ko wabona nyine ahantu ho kuba nako kazi kaba gakomeye. Mfite abakozi benshi ntabasha nyine kontora ariko nawe waza nyine ku kiyede ukazaza umfasha no gukora cyangwa nyine ukagira ukabatwara nabo ukazaza uberekera bagaharura mu muhanda nawe uganaharura nta kibazo. Okay nari bisherirwe nyine ejo nzaza tubiganireho nyine burangiyewe nize n'ibintu by'ubwenjinyeri byo gukontorora nyine. Nari uzaze rwose wowe uzaze uzansanga mu rugo. Tuzavugana no kuri phone ubwo kankomeze mu kazi dera amasaha yageze y'igicamunsi. Ariko nyine byo waneguriye nzabisanga. Umva surprise ni surprise. Sine. Baya hano.
si papa ya box wayododesheje. umva icara hano ubanza umbaze wicaye cyavavu nayidodesheje sura umutayeri Ngo se ko mvuga ngo bagiye gutereshamo ikirakari. Wayododesheje? nakubwiye ngo nayidodesheje uretse ko nyine bamenze banciye 200 Undi si ukiri mu biki. Nako nari nkubajije ubusa. Muri box maze umwaka wa mbere, umwaka wa kabiri, umwaka wa gatatu. Ubwo ngo wakibaza ko itacika. ako se nyigura si yamenze ngiye nayiguze cyatanu cyane cyatanu twakijya mu kangahe si 5 gusugura umva atari amafaranga menshi none uri kuvuga ngo kwidodesha niyo yakongera igacika nzongera nyitereshemo none undi mwenda bikoboye Sabuze. byumve neza Ubundi se wo kugira ngo ujye kwidodesha. Umva, reka ntabwo maze wafata umbwire. aya mafaranga ukagura iyindi. nawe mayo yawe nicika nzayidodesha ubyumve neza ahubwo ujye uyifata neza Ahubwo bya reka tubireke. Ahubwo se kanibaza akantu gato. Ubundi wowe ugiye kuvuka mama wawe se yakuraza ubukene cyangwa papa wawe? shangira ngo yabonyanitse ahubwo mu gahanga bukomeza bunkurikirana Yabado umaze umwaka wose mva ahubwo mva. ariko si nibyo ngibyo uri kuyimbariza iki Nameze 3 turayimaramo. Ariko rangira nuri mumaze kubana nabi kubera kutishyura. ahubwo se wowe wamfashe kuyishyura none sura umwana wanjye ngiye njya mu kazi nawe ukagemo muri kiyede ntawe ugikore hari ikindi Gisangira akazi. kugira ngo tumare igihe kinini muri iyo nzu fasha kuyishyura Ngenza areke kwiga ngo nze gufasha kwishyura iyi nzu. Ahubwo sari nge nawe ninde papa? ariko kuvuga gutyo urumva ko mfite A0 sinirwa nkora ikiyede sinirwa nonde imyanda y'abaturage Ahubwo se ayo desa wagiye kudodesha ubugezi. Iyo yafata ariko se ko niga byamariye iki uretse nyine kuvuga ko ngutunze kwa ko nize ubusabuza akazi. nakabura se karako gutwara imyanda n'ibishingwe no kugira ibiki byose bidashinga no gukora ibiyede ako niko kazi wakishimira ko isa gakora Waragiye ahantu urabwira ngo ni mama kazi. handangire haganaye Ikigali ubu waraka. ikigali se ni iwanyu ikigali se wubatse inzu uzaba mukize Nimba atari wacu se wabuze akazi. sine singomeza guterana amagambo nawe banza wumve icyo naguhamagariye Ngo mvugana guteza amatwi. hari umukobwa ugiye kuzanga umuryoshya ryoshye uramuka umubwiye bwa bugambo bwawe nk'ubu ngubu wambwira ndagukubita mana none ndakuraza hanze Uragira ngo mubwire iki? umubwire yuko ndi manager w'amakampani arenze inaha muri aka gace na rura ruganda rurwanjye urumva Wabuze na desa. ibyo ntago ari byo nkubwira urumva ngiye gukoropa toyi z'abakire hararuguru urumva ngiye gukoropa nimara gukoropa mitena n'abafurira ya myenda ngendagira vava ahubwo nsange mukireko uramubwira ibigambo nashaka sine urambona uko neye uri kumva Okay nari ariko ubwo nanjye urangurira akantu. akunda kugura akantu ibyo nagahirandiro duri kuntu kunuka ndaguramo akantu k'ikisi Maze ngenda gukorera ubuntu. nagurya Ariko se papa ujya kumbyara waruzi ko uzajya ungaburira. kakazi kabuze ugomba kucira nkakubwira ibyo ugomba gukora uri kumva ntega amatwi ibyo nakubwira byumvishe ahubwo ngiye kugakora turi kukabyiganira ngire vava zirawe se z'abandi ubikore Sawa naribi. Uraje urambona. Yes. Tubafashe iki? habe no kunsuhuza Nusuza n'ikinye nakuzi. ugukomana Ubundi wanyu barakureze. Ubu ngubu iyo ukuramo ibirahure ubundi nibwo nta nibirimo. Ubu ngubu usubu bimenye. ndetse ko nabirimo nawe gukuramo ibihe wa mwana Nyine yaba birimo ubu ngubu usubu bimenye. gukomana ko numva ifite itiku Itiku se ryaheye. Ahubwo se wayobye tubafashe iki? nashakaga papa wawe Papa, hano na papa hapa. Ubwo kezi kanimbwa wibeshye. Ugarekana nigende. wakana wegaruka nkubwire Ngavuga ibyo vuga. nashakaga Mr James Mr. James. Hano na Mr. James habo. Keze nimba wibeshye. ndashaka wa mukuru w'amakampani Ego ko man, hano na mukuru w'amakampani habo. Keka nimba wibeshye. Ari umukorobyi w'amawesi. Umuco kura wesi. Ariko wasanga nibeshye, wasanga ari nawe uje kumukira. Ariko umva akoropa wesi neza. Ubwo vayo mbwire. nyine wa mwana nanje kureba papa wawe Oya, ibyo byihorere nabyumvishe. Ubwo se mwaba mwanuje wese neza, nundi papa kaza akazi kuropa. oya wa mwana we, papa wawe ni shuri wanjye Sheri wawe, tegereza. turakundana Murakundana? Kumva gushishishano. gute se kandi Umva kangubwiye. Ino nzu turayikodesha. wa mwana we rero papa wawe yambwiye ko ari umukire afite za etaje
agiye no kuzamamo imwe muzo afite. Ikindi noneho ngo afite za kampani zikora telefone. ibyo ni ndabikubwiye. Ino nzu turayikodesha, papa yirirwa acukura wese, ubwo nako kazi akabona rimwe na rimwe. Nimba utabunananye. Ubwo reka nkubarire. Yambwiye ngo hari umukobwa ugiye kuza hano, ngo wagiye gukurupa wese. Ngo mbe nk'uyobyara. Urayumva wawe se yambeshya? Yakubeshya mva. Ubwo we waguye mu gakino ke. Gute kandi wa mwana we? Umva rero nkubwire, abana nkamwe muba mutabana na ba mama wanyu. Ndabizi neza ko muba mushaka guteranya abantu bikundanira. Papa wawe turakundana ntago yambeshya ndabizi. Ndagushinyitse. Ahubwo asoze ko ari we mukobwa wa mbere akunze. Umva abakobwa bageze muri 7 bamaze kumukatira. Ubwo we nta nubwo wari ubizi. Wa mwana we waretse kunukira sheri. Utukira sheri. Ubwo nimugoroba yarajya kudodesha ikariso. Ye, avaye nukira sheri wa mwana we. He, ubwo narakubwira n'ibindi. Turara turya ubugari buri gihe, tukarya amazi yonyine n'akunyu. Ubwo se waguje tuzajya tunaburara. Ahubwo se wa mwana we uraza kunguka iki mukuneranya na sheri wanjye? Ndi kuguteranya nawe. Mva nkubwire wa mukobwa. Papa nimbwa. Wa mwana we ndumva utangiye kurengera, ariko nsa naho ndi kwibaraguzwa. Ubundi abana batabana na ba mama babo nuko baba bameze. Uvuze ngo iki? Ibyo wumvishe. Ngo nagumbana na mama. Byose ni ndabikubwiye muko. Njye nima ndakubura hakiri kare, n'ubu wakiboneye n'agasore kagukunda keza, ariko wirirwa wiruka inyuma ya papa. Urawimbwa ubu. Ndumva nakomeza kwihangana ndi kumva uri gukomeza usebye sheri wanjye. Ndi kukubura hakiri kare. Uraje ubibona ibyo ni by'akazi kawe. Ubundi se yagiye he? Yagiye gukoropa wese. Mvare wa mukobwa we, ndabona banze kumva. N'ubundi ndabona amasaha akuze, papa agiye kuza. Uraje wimenyera ukuri. Ibyo ngibyo uri gukomeza umbwira ntago nabyizera kuko ndabizi ko papa wari umukire. Uraje wimenyera ukuri. Ndabona wumva nk'inga z'umukara. Tugiye gupanga akakino. Papa agiye kuza. Ubwo rero uraba witsinze hariya kugira ngo naza uhite wumva ibyo avuga. Nawe leta wimenyera ukuri. Okay, naribi naye ndaba ndeba ko ibyo uvuga ari byo. Wewe muri kambi jya kwitsinda. Uzuzenguruke gutya utabishamo hano. Numvishe? Kandi numvemo. Papa kuri kunuka amazi. Babyise ndi muri toyi. Cara tagenda. Fata ahubwo. Na mafaranga se. Fata neza. Uribaza iki? Sinemeze bite? Imeze bite se njye nabwiriwe ndishonje. Ugira ngo nanjye akazi sinakabuze. Hanyuma se amafaranga uzanye ari he? Nakoze bankase wa musuru nanyweye hahandi. Nise twa kiba unyweye wenyine. Nazavuka z'ukwezi twe twafashe nazo bazinkase none habe n'ijana nzanye dore nta mafaranga namwe mfite. Ubwo nta muntu washanga kundeba. Nawe usibye mushiki warandirowe. Niwe waje. Bariyenda kunyuramo umwuka neza neza. Nese yakubwiye ngo iki? Yambwiye ngo umva ngo ntabwo turi buharare. Ubwo turagera. Nase ubwo urumva ari he? Apu nako nibutse yuko nari natiye wese. Ni nziza kurusha iyi nzu neza. Ni nziza irimo n'amakaro. Tekereza wese noneho irimo amakaro twe tuba mu itagiramo na sima. Nani birahure bibamo. Ngo ni yose y'abakiri. Kuni meze. Ihumura kubi nayikesheje neza. Uretse nyine akagapu turakarambika kandi kuri wa mwu twite turaramo. Naho ndi muntu washe kundeba. Habe. Ariko sha buri Imana ifite ukuntu bihuzahuza. Na wa mukobwa nakubwiraga ntago yaje. Ntago yaje. Ariko buri Imana ifite ukuntu bihuzahuza. Ura n'umukobwa wa munani nari maje kubeshya. Namubeshya ikiyede. Mubeshya kaza umukuru w'abayede, mubeshya ko mfite uruganda rukora amatelefoni company. Muretse wabwije ukuri wabi. Ngo na company namubwiye ko mfite na company ya promotion. Ahubwo buriya reka manze nkubwire kuntu tujye kubigenza. Naza urumva umubwire ko muze ndi mu kazi ariko nakubwiye nyine azagaruka ubutaha. Wowe umumbeshyere umubwire ko suri bimereye nabi ndi kuri machine. Nubwo merutse kwakira ibaruwa yanditseho wericome nayo cyari cyo wericome n'ubu ndacyabaza wericome. Kandi warizi. Nubwo mfite A0 ko wericome yarananiye. Nese ubwo ngambwira na si wiga se wericome ni iki?
nta kibazo ariko nyine wivuyemo. nivuyemo se gute ko nakibeshye? Okay, komeza ukibeshye. Bano dusobanuye ko yagiye. Yagenye. Ibibanza, etaje, nuza kampani ikora amatelefone, kuntu wirirwaga umbeshya gusa kumbura aho ngaho, nguriza amabogari, kumbura igicucu kiri aho ngo kidafite n'ubwenge, kitazi no kwigurira bogisa. Sine wakoze ibiki? Ahubwo wakana urakoze pe, urankoreye. Subyibone igihe nari nahereye nkubwira wanze kumva. Nari nanze kumva ngo negereje kubona, nizeye uyu nguyu uswa w'umukene uri aho gusa, nyizeza ibitangaza bidahari. Sine wakoze ibiki? Namubwije ukuri ariko. Wamubwiye byose? Byose. Na ya bogisa? Na bogisa. Hagera wakangaye? Wa 8. Kagiye gushaka wa 9.